niba uri umukobwa unkurikiye muri kano kanya, ndagira ngo unyumve neza witonze, akantu ku kandi ntihagire ijambo na rimwe riri buze kuza kugucika. Ndagira ngo wumve ikibazo hano batangiye batubaza, ese byari byakubaho gukundana n'umusore cyangwa se gukunda umusore ariko ukabona nta kumva, ukabona agenda guca amazi, waba umukunda ariko ukabona agenda kwirengagiza gake gake, mwaba mwakundanaga ukabona nta kiri mu rukundo, ibintu byari bimeze neza, mwakundanaga, mwahuraga, mwasangiraga, mwavuganaga, mwandikiranaga, ariko ukazisanga umunsi umwe wa musore yabivuyemo, atakikwandikira, atakiguhamagara, nawe utakimuhamagara ngo bikunde cyangwa se ngo akwitabe, cyangwa se utakimwandikira message ngo ayisubize. Rimwe na rimwe yanayisubiza, akayisubiza byagoranye kandi akayisubiza nyine ubona ari utuntu ari kwandika aho ngaho tutarimwe amarangamutima menshi. Ese byari byakubaho? Ni ikibazo hano batangiye batubaza. Ndagusuhuje cyane, nkwifuriza gukomeza kugubwa neza mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nkubwire ngo ngiye kukubwira icyo wakora ukareka kumwirukanka inyuma, ahubwo ibyo ugomba gukora kugira ngo bize gucamo, kubera ko nujya kwiruka inyuma y'umusore hari igihe bidakunda, kuko nyine hari igihe bituma aguca amazi cyangwa se bikarangira noneho atangiye kwibaza ngo ese uyu muntu niwe nari narakunze koko, agatangira kubona nk'undi muntu. Rero ndashaka kukwereka icyo wakora. Rero ibi ngibi ni ibintu bibaho igihe ubona umuntu atakiguhamagara kenshi kandi wifuzaga ko yaguhamagara kenshi cyane kurushaho, ni igihe ubona atakwandikira kandi wumvaga yakwandikira, ariko ugasanga buri gihe niwe utangira kumwandikira ndetse wanamwandikira ntagusubize, akaza kugusubiza igihe ashakiye, akaza kugusubiza message zimwe na zimwe, bikagenda bikakurya, mbega nyine ugatangira kwibaza nkora iki ko mbona agiye kundeka kandi namushakaga cyane, ntifuzaga ko yandeka. Nyine ugasanga nta kigusohokana, niyo gusohokanye ni gake cyane bishoboka, ni nawe wowe wabisabye, ni wowe wabimubwirije. Ukibaza rero nzabigenze gute nyine, kuko biba bibishye pe. Ntabwo mu rukundo ubundi ari wowe ugenewe gukora initiations zose, umukobwa ngo niwe ugomba guhamagara, niwe ugomba kwandika, niwe ugomba kumusaba kumusohokana. Oya, bigera aho ngaho nyine ukumva nyine birakurenze, kuko mu rukundo ukuntu biteye, kugira ngo wumve ko ukunzwe kandi ufitiwe care, biba bigusaba, cyangwa se niba uri umugore biba bigusaba rero wa mugore cyangwa se wa musore kuba ari ufata iya mbere wo kuza kugukorera ibyo bikorwa byose byerekana urukundo. Iyo rero utabikorerwa, ahubwo ugasanga niwe wafashe gahunda yo kubikora, rero biba bibabaje cyangwa se nyine biba byanze. Ariko hari igihe ubikora bigushimishije, kumva nta nicyo bigutwaye, no muri couple nyine ukumva oya, ntabwo ari ibyo rero ndi kuvuga cya gihe nyine wowe ubikora nko kwigura, ubikora kugira ngo urukundo rudahagarara. Ikibi rero cyabyo cyo kubikora gutyo umeze nk'uri kwigura cyangwa kugira ngo urukundo rudahagarara, nuko birangira wa muntu bikorera ameze nkaho uri kumuhatira urukundo, uri kumuhatira nyine, aho kugira ngo abone we kuri kumuhatira ko nukuvuga ngo we aho kugira ngo abifate neza, bya bindi nyine uri gukora byo kumuhamagara bya hato na hato, rimwe na rimwe akakwihorera byo kumwandikira bya hato na hato. Rero we hari igihe atabibona gutyo, atabifata nk'ari kaye cyangwa se ari kumwitaho, ahubwo noneho agatangira kubona nk'aho uri kumutesha umutwe. Rero icyo nicyo kibi cyabyo cyo gukomeza guhatiriza ibintu ubu nawe ubwawe uri kubona ko nta cyerekezo bifite. Rero bihagarike, ngiye kukwereka uburyo ki ugomba kwitwara. Hari igihe babifata nk'aho uri kumuhoza ku nkeke, ahubwo agatangira no gushaka uburyo ki yabivamo kuko nyine ararambiwe. Ni iki rero wakora kugira ngo wa muntu ukunda cyane, ushaka cyane, utamuhamagara kenshi, utakwandikira nk'uko ubyifuza, utagusohokana, utaguha care, yongera kugarukire abone ko uri umuntu ufite agaciro, abone ko noneho uri umuntu w'ingenzi, abone ko noneho uri n'ingenzi cyane mu buzima bwe. Ibi bintu rero ngiye kubwira hano nuramuka ubikoze ukabigenza neza nk'uko ngiye kubikubwira, uyu musore waguciye amazi azongera kugarukire, anakwinginga cyane, anagusaba imbabazi, agusaba ko mwakongera gutuza cyangwa se mukicara mukabiganiraho neza. Kuko habagomba nyine kubaho icyo bintu bita balance, byo kuvuga ngo umwe arakora ibi, umwe yifuzaga gukora ibi, undi agakora ibi ngibi, bimwe biraha nyine ukabona ni ibintu biri aho ngaho bidapfututse. Rero birababaza, niyo mpamvu nshaka kugusobanurira uburyo ki ibintu wabyitwaramo. Rero iyo bimeze gutyo, ushobora kuba we niba byarakubayeho cyangwa se muri iyi minsi uri muri izo situation, iyo bimeze gutyo rero hari igihe uba waramubwiye uti rwose ibi bintu ndabona birambangamira, cyangwa se ukamubwira ati ntabwo nibaza niba ukinkunda, urankunda koko? Sinzi niba unkunda kuki utanyandikira, none se kuki message nkwandikira utinda kuzisoma cyangwa se ukazisubiza utinze. Nyine agatangira guhereza ibisobanuro, birumvikana kubwira uko nabahuze cyangwa se abatazibonye n'ibindi bintu, kandi nyamara wowe ukabona ko yanze kuyisubiza kandi ubona ko ari online. Noneho rero wowe bikagutesha umutwe, nyine ukumva
byakureze ukumva nyine ugiye no gusara mu mutwe. Rero hari igihe muba mwarabiganiriyeho uri kumubaza ati kubera iki ese urankunda cyangwa ntabwo nkunda, akakubwira ati rwose ngenda gukunda, bikagucanga bikakuyobera. Rero ndagira nkubwire ngo niba warabimubajijeho, hari igihe umara kubimubazaho ukabona nyine muri cya gihe umaze kubimubazaho ukabona nyine amaze nk'icyumweru kimwe yisubiyeho, urukundo rukongera rukagaruka mukamerana neza, ariko nyuma y'icyumweru bikongera bikamera kwa kundi. Ndashaka kukubwira ngo wikongera kubimubazaho, ahubwo ikintu cya mbere wowe ngiye kukwereka ibintu nka 5 byo gukora kugira ngo ibyo bintu byose bihinduke, ariko icyo kumubazaho kivanemo, bireke, kuko we bituma nyine abona nkaho uri kumukira ku nkeke. Rero ngiye kukwereka ibintu 5 wakora nawe ubwahari agatangira kwisuzuma, agatangira gusubiza amaso inyuma avuga ati uyu mukobwa kandi arancika, uyu mukobwa kandi ndabona atakinyishimye, cyangwa se bigahita bimuhereza gutangira kwitekerezaho mu byo akora, agatangira gushyira kuri gahunda ibyo yagukoreraga bitabaye ngombwa ko atekereza ko wamushyize ku nkeke. Rero ikintu cya mbere wakora ni ukumuha igihe cyo kwisubiraho, kandi iki gihe cyo kwisubiraho kibe byibuze kiri hagati y'ibyumweru 2 cyangwa 4, donc hafi ukwezi. Mu kwezi ko kwisubiraho, mu gihe umuntu akwitwaraho gutyo uvuga ngo oya bingeze ahangaha, niba atisubiyeho nzabivamo. kandi icyo cyemezo ugifata ugifashe, ureke nyine ibintu byo kujenjeka, kuko hari igihe wanga kuva mu rukundo ariko ukarugumamo ari urukundo rw'intica ntikize, cyangwa se rutagira naho rugana, ugasanga ni rwa rukundo rusa naho rugutesha igihe, kandi washobora nyine kwiba kuba wibereye no mu bindi. Rero muhereza igihe, kandi mu kumuha igihe cyo kwisubiraho wimubwira ngo nguhaye igihe. Izo rero ni impamvu ugomba gukora ku giti cyawe, wowe uzifata uvuge ngo muhaye igihe cyo kwisubiraho, muhaye ukwezi kutarenga, natisubiraho ndabivamo. Ariko ntabwo ari ibintu wajya kumubwira ngo nguhaye ukwezi ko kwisubiraho, umubwire ngo naguhaye ukwezi wisubire, oya. Kumuha icyo gihe rero bizatuma wowe wishyira mu mahoro, wimahoronize, utangire gukora ibintu nkawe, ntukore ibintu nyine nk'umuntu uri kwiruka inyuma y'umusore. donc bisobanuriye ngo muri iki gihe nguhaye nawe wifata ukundi, wikwifata kwa kundi nyine byatuma gumera nkaho uri kumwirukaho, yibagize kwa kundi wumvaga mugiye gushwana, cyangwa se wumvaga ugiye guturika, oya, yibagize kwa kundi wumvaga atakigukunda, usubire muri mood ube wowe, kuko kuba wowe nabyo bigufasha nyine kugira ikindi nawe bimufasha nyine kugira ikindi abitekereza. Iyo ni step ya mbere. Intambwe ya kabiri ni uko umenya ngo none namaze gutanga igihe cyo kugira ngo yisubireho, amfate nkanjye, ampa agaciro kanjye. Bityo rero ugomba kwiyibagiza kwa kundi wiyumvaga muri situation zo kumva nyine wenda gupfa, wenda gusara, kumva atakigukunda, kumva uzabaho gute nakwanga n'ibiki. Ibyo byose byiyibagize, hanyuma wibuka ko uri umuntu ufite agaciro gakomeye, uri umuntu ukwiye gukundwa, kwandikirwa, ugahamagarwa, ugahabwa care, utari umuntu ukwiye kuba uri mu gahinda kwiruka inyuma y'umuntu. Ibyo rero bifate gutyo, wongere uzuke, wongere ube wowe mwiza wo mu gihe cyawe, kuko iyo ufite ubwoba bwo guterwa akadobo utangira kumuhamagara buri kanya mubaza ati ndibaza urankunda koko, ese nibinkunda nibi. Ibyo rero bituma uba umuntu uteye nyine kwiheba. Nanjye gukoresha ijambo ritaryoshye cyane, ariko bituma nyine umera nk'umuntu utari wo gukundwa, umuntu ubishyira urukundo. Icyo gihe rero wamaze gutanga igihe, noneho uba wowe wumve ko uri umuntu ufite agaciro, nubwo atagukunda n'inyagasambu rirarema, wabona undi ugukunda kandi agakunda nk'uko byifuza. Ubwo rero biravuga ngo ugiye gukomeza umukunde nk'uko bisanzwe, nta stress, nta kwigengesera, nta bwoba, no kujya gusubira muri gahunda yawe isanzwe. Rero iyo niyo ntambwe ya kabiri, nicyo isobanuye. Intambwe ya gatatu rero niyi. Intambwe ya gatatu hari ikintu bisaba. Intambwe ya gatatu igusaba kugira ibintu reka, cyane cyane ibyo byo kumwoza ku nkeke. Nicyo navugaga. Wewe rero ntiwatekerezaga ko ariko abyumva, ariko niko biba bimeze, niko babyumva. Rekera kumubaza ngo ese urankunda, ese uracyankunda koko nka mbere, ese ngo kubera iki ngo bisigaye bimeze gutya, ese ngo byagenze gute, none ese urabyizeye neza ko ari njyewe koko turi mu rukundo, cyangwa se twagumana gukundana, ese koko wikwijena, wikwigera umuntu uteye nyine umuntu uguhoza ku nkeke, nawe nyine agatangira kwibaza isi umuntu ameze. Abasore rero ntabwo bakunda wa mukobwa wumva nyine adafite umutuzo muri we, wumva atari umuntu ukunzwe, wa muntu nyine utiyemera, ari wa muntu ushaka guhora yerekana nyine ko kuba akunzwe, yagiriwe imbabazi, yagiriye impuhwe. Ntabwo ukunzwe kuko wagiriye imbabazi, ntabwo ukunzwe kuko wagiriye impuhwe, ukunzwe kubera ko uyu muntu yagukunze. Kandi kubera ko urukundo ruryoha, hari ibintu byiza nyine bimubaho, umubiri wishimira ko uwo muntu agukunda. Bifate gutyo rero, ubifate nk'ari ibintu bigushimishije kandi ari ibintu byiza kuri we, wibifata nk'ari kukugirira impuhwe. Ntabwo ukundana n'umuntu kubera ko ari kukugirira impuhwe. Ibyo rero byo guhora umubaza ko agukunda, cyangwa se ko ari we muri gukundana koko, niba akigukunda nka mbere,
ibibazo nk'ibyo bireke, ahubwo wowe komeza witware nk'umuntu ukunzwe, komeza witware nka wa muntu akunda kandi wa muntu yahisemo, kuko afite nyine ibintu by'agaciro yakubonyemo kuruta iby'abandi byose. Rero wimwereka ko uhangayitse, wimwereka ko ufite ubwoba bw'uko yagusiga, subira mu buzima bwawe busanzwe, muri kwa kwezi wamuhaye ko kwisubiraho. Muri make, kwa kwezi wamuhaye ko kwisubiraho niko kwezi kwawe nawe ko kwisubiraho, cyangwa se ko gukomeza kwitwara nk'umuntu umeze gutyo, utakimeze neza, warahangayitse. Oya, ahubwo witware nk'umuntu mwiza, wa muntu yasangaye nyine uri mwiza nta kibazo ufite, wa muntu yasanze uri umuntu utitaye ku bintu nk'ibyo ngibyo cyane. Noneho ibyo nubasha kubikora, uzaba ukoze ikintu gikomeye cyane, uzaba ukoze ikintu cy'ingenzi, uzaba usigaje ikindi kintu cya kane, aricyo ngiye kukubwira. Ikintu cya kane rero noneho kizatuma umuha umwanya wo kwisubiraho, kuko wamuhaye nyine igihe kingana n'ukwezi kugira ngo abe yamaze kwisubiraho, ugomba nyine kumuhereza umwanya wo kwisubiraho. Kugira ngo rero umuhe umwanya wo kwisubiraho, ureka gukora bya bindi byose watangizaga. Reka gukora bya bindi byose watangizaga, ureke kumwereka inyuma, kuko nyine kwa kumwereka inyuma, kwa kundi wabikoraga umwiruka inyuma, hari igihe we nababwiye ngo hari igihe we atabibona nk'aho ari uri kumuha, akabona ko uri kumutesha umwanya cyangwa se uri kumubangamira. Rero icyo bisobanuye ni iki? Mureka akora akazi ke yagombaga gukora muri uyu mubano, muri uru rukundo. Yari afite inshingano z'uko ari utanga keya, aza kubwira amagambo meza, zo kuguhamagara, keya zo kukwandikira, keya zo kugusohokana n'ibindi. Rero mu mwanya iyo nshingano ayigaragaze muri cyagihe wamuhaye, kandi uko kwezi nigushira iyo nshingano atayishoboye, nyine atisubiyeho ngo atangire abikore, uzahita umenya ngo nyine uyu muntu ntabwo akinyiyumvamo, ntabwo akigukunda. Nyine umenye ko nyine igihe cyarangiye, umenye ko ibyo bintu bitagihari, umenye ko nyine atakigukunda, kubera ko wamuhaye igihe cyo kwisubiraho. Wowe noneho ugatangira ukiyitaho, ukamera neza, ukambara neza, ugasa neza, ukitwara neza, donke nyine ukaba uryoshye umeze neza, ari umukobwa uri aho ngaho usobanutse. Ariko noneho muri cya gihe wamuhaye cyo kwisubiraho, mwibutsa ko ugomba guhagarika bya bikorwa byose wakoraga. Mu gihe rero wabihagaritse ukamuhereza igihe akaba atisubiyeho, cya gihe wamuhaye kwa kwezi kwaba gushize, ubona nta mpinduka yakoze, mwihorere sister wanjye, mureka agende, reka ubwoko bw'Imana bugende. Wikomeza guhatiriza, wikomeza kwigira farawo, niba atari uwawe si uwawe. Ibuka wongere wiha agaciro, umenye ko ufite agaciro, umenye ko uri umukobwa mwiza, umenye ko unakunzwe. Ariko ibanga hano nakwibira, wikwifata nkaho uri umukobwa uciriritse ukwiye gukundwa kuko wagiriye impuhwe, ahubwo ubona ko mu gihe umusore akwirenganya cyangwa se agutesha agaciro, hita wumva ko noneho we ahombye kuba akubuze. Aho kugira ngo wumve ko uhombye kuba umubuze, ahubwo wowe umva ko ahombye kuba akubuze. Rero icyo bisobanuye kumuha uyu mwanya wo kugira ngo akore inshingano ze, birasobanuye ngo wowe reka kongera kumuhamagara. Icyo ni icya mbere, utegereze ko ari kuguhamagara, kandi naguhamagara umwitabe, umwitabane umutima mwiza. Ntumubaze ngo kuki watinze kumpamagara, ntumubaze ibintu byinshi, ahubwo we naguhamagara atangira kukubwira uti kuki utaherukaga kumpamagara, umubwire ati wowe se kutarigeze umpamagara, nyine muri brag. Ariko mukomeze mwiganireho, mwereke umutima mwiza, nyine umwereke ko nta nicyo bigutwaye. Azahita atangira kukwibazaho, avuga ati ni gute anezerewe, ni gute ameze neza. Nyine bitangire no kumuhangayikisha, kumutera ubwoba, bitume yumva ko nataguhamagara akabona ko wowe araguhamagaye, uramusubije kandi umusubije utuje, useka, nta bintu nyine uri kumwakiriza byinshi. Ahitongera akamaro undi munsi, akabona ntumuhamagaye, agatongera akaguhamagara, nyine za nshingano ze zigahita zongera zikagaruka, inshingano z'akazikora. Rero umuha umwanya wo kuzikora, wamuhamagaraga buri gihe, bya buri kanya, bigatuma nyine utamuha igihe nawe yabitangiriye. Kandi akanamenya ko mu gihe wowe yatangiye kuguhamagara, nyine ukamwereka ko mu gihe hari igihe atangira kubibona nabi, akabona ko nyine igihe ataguhamagaraga cyangwa se igihe atakwandikiraga ari uko nyine wowe wamuteshaga umutwe, utamuhaga umwanya. Ahubwo wowe muri cya gihe wamuhaye, tuza umere neza, utuze, noneho we umuhereze cya gihe bya bindi wakoraga, umuhe igihe cyo kubikora. Rero utangire urebe, naguhamagara rimwe mwitabe neza, useka, uryoshye, umeze neza, nta bintu by'agahinda, nta bintu byo gupostinga ibintu by'agahinda ngo ubabaye. Oya, ibyo byose bihagarike, umere neza nawe abone ko nta kibazo na kimwe ufite. Rero wimwandikira, witonde ngo mu gitondo buri munsi utangire umubwira ati bonjour, buri munsi umeze ute shu, n'ibiki n'ibindi. Oya, wimwandikira, mureke noneho nawe muri wa mwanya
kuko utigeze uvuga bonjour, utavuze mwaramutse, noneho urebe nawe ko amenye ko nawe agomba kubikora akakubwira ngo mwaramutse. Uyu munsi amenye ko agomba kukwandikira cyangwa se ko ari bubyibwirize. Rero icyo gihe nategereza message yawe akayibura, icyo ejo niwe uzayiguha. Uyu munsi nayitegereza akayibura, ejo n'ubundi nawe azayiguha. Niyo mpamvu nakubwiye ngo muhereze ukwezi ni kunini cyane, n'ibyumweru bibiri birashoboka ko yaba yahindutse, kuko ntabwo wavuga ngo natanyandikira ngo ndamara iminsi 3 ngo wenda atanyandikira ngo wowe azahita anyandikira. Oya, icyo gihe rero ashobora kukubwira ko urukundo yaruvuyemo cyangwa se akirurimo, ariko wifata igihe cyo kuvuga ngo nyine bya bintu byo guta umutwe nababwiraga, niba ubona atakwandikiye nawe mwihorere. Wivuga ngo ubwo atanyandikiye umunsi n'ejo, ejo ngo nijye uzamwandikira. Oya, mwihorere, ubwe nabona utari kumwandikira azaza afata umwanya akwandikire niba ko kari uwawe. Rero nuko nguko biba bimeze, kandi icyo gihe waba ubikoze neza. Ariko mu gihe cyose atabivuyemo, mu gihe cyose akigushaka cyangwa se agishaka umujya mu rukundo, muhereze wa mwanya wo kugira ngo abigaragaze ko urukundo rurimo cyangwa se arurimo neza kandi arwishimiye. Wimwandikira rero, ahubwo mureka kwandikire, kandi nakwandikira umusuzanye umutima mwiza, ntumubaze ngo kuki watinze kunyandikira. Oya, witomboka, metiriza, ube wowe, kanyuma noneho umureka akora inshingano ze, kandi ukomeze kumubera wowe wo mu bihe byawe byiza, wishimye, unezerewe, nawe inshingano ze hari igihe rero noneho yongera akazikora neza. Rero muri uko kumuhamagara, muri uko kukwandikira, ntugahite niba rero umusore aguhamagaye muri cya gihe wamuhaye cyo kuguhamagara, ukabona message ikore yiwe araguhamagaye, hano ikintu cya mbere nkubujije, wita umutwe ngo uhite usara ngo nuko ubonye aguhamagaye yari amaze igihe ataguhamagara. Oya, tuza mushiki wanjye, tuza wumva umeze neza. Niba aguhamagaye, genda witabe telefone utuje, nta kavuyo kandi nta bintu byo kubabara, nta bintu byo kumubaza ibintu byinshi. Hanyuma noneho numara kuyitaba, hari igihe rero ubona gutya aguhamagaye yatarasanzwe aguhamagara, ukagenda ugata umutwe n'ibyo wari urimo byose ukabireka, nyine ugashyuha cyane. Oya, wishyuha, tuza wishyire mu mutuzo, nyine nawe abone ko ntabirenze, abone ko n'inyagasambu rirema, abone ko aramutse anagiye atari we kamara, ejo n'ubuzima bwakomeza. Wikomeza guta igihe rero, niba ari telefone isonnye, niba ari kukwandikira akwandikiye, wibibone nk'unyine hita umera nk'uri busy, we guhita wihutira kuva mu byo wakoraga, ahubwo nyine ubibone nk'aho ari ibintu bisanzwe. Hanyuma inama ya nyuma nakugira muri ibi bihe wamaze kumuha cyo kugira ngo yisubireho, ariko kugira ngo ni inama nziza ugomba no gukoresha. Mu Kinyarwanda, umunyarwanda aravuga ngo uwigize agatebo ayora ivu. Ariko rero wowe ntabwo nkubwiye ngo wigira agatebo uyora ivu. Nyine ntabwo uri agatebo wikigira agatebo, sibyo? Wishaka nyine kuyora ivu. Rero mu yandi magambo, uri umuntu w'agaciro gakomeye, namaze kubikubwira. Rero utangire witware nk'umuntu w'agaciro gakomeye, umwereka ko uri umuntu nyine w'agaciro, uri umuntu w'ingenzi, umwereka ko uri umuntu wo kurwanirwa, wo guhabwa care, wo gusigasigazwa nyine kugira ngo nawe utazamuvaho, utazagucika. Hanyuma kandi umwereke ko mu rukundo ufite nawe ibyo ukeneye, donc nyine nawe ufite ibyo ukeneye bihambaye, ufite intangagaciro zihambaye. Nyine ntabwo ugomba kubura umukobwa ujya mu bisi y'ibirenge bye. Wifate nka wa muntu ufite agaciro, kigere nawe biramushimisha, akamenya ko afite umukozi ufite agaciro. Wa muntu nyine wikigira cipu cyane, wikigira agatebo, umukobwa nyine wigize agatebo ayora ibishingwe. Rero ba wa muntu uri serieze, ba wa muntu ashaka mu buzima bwe, we wa mukobwa nyine umeze neza. Rero nicyo ngicyo rero nashaka kukubwira cya nyuma.